kongera guhamagara undi mutambyi mukuru, agiye kongera guhamagara, agiye kongera kwimika, kubera ko abo yimitse bamugomeye bakanga kumukorera. Imana yatugirire neza. Uwiteka agiye guhamagara mu izina rya Yesu Kristo. Hari bamwe bagiye kuva mu mirimo yabo bakoraga kubera ko basuzuguye Imana, ntibakora inshingano zabugenewe bari bahamagariwe. Imana yagereranya n'abajenerali, nkabagereranya n'abakoloneli, nkabagereranya n'abasirikare bakomeye n'abandi basirikare batoya batabaye kino gihugu cyacu, ubwo abantu bari mu bihugu bitandukanye barazimiye, baratatanye. Hanyuma Uwiteka atera imbaraga abayobozi bacu, igihugu cyacu barakigarura, kigarukamwe amahoro, kigarukamo umutekano. Uyu ni ugiye kuza kuyobora ubwoko bw'Imana. Laveme tutejezeveme. Uwiteka Imana irahamagaye, ihamagaye umwana witwa Samweli. Uyu ni uje ku ngoma, ni uje kuyobora ubwoko bw'Imana. Imana yatugirire neza. Nuko umusengera kugira ngo Imana izamuha imbaraga, azabashe gufasha abapfakazi, afashe ni Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu Rwanda ndetse n'abandi bari ahandi. Mwese ni mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa wacu, umugabo mwiza cyane wambaye neza kandi imbere n'inyuma. Ndahamya neza ko rero tugiye kugirana ibihe byiza. Ndabinginze kugira ngo mumukurikire, mwumve icyo Imana yamutumye, mwumve message Imana yamuhaye kandi muziteho cyane. Mukozi w'Imana uraho neza? Muraho. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe. Amen. Amen. Reka ngusabe kugira ngo wibwire abakunzi bacu. Amazina ni Misago Alexandre, guturuka Nyaruguru mu murenge wa Cyahinda, ahitwa Kwiviro, ahahoze ari cyitwa Nyakizu. Nkaba ndi umugabo ufite umugore n'abana 3. Yego. Hanyuma Imana ikaba hari ubutumwa yampaye bwo kugira ngo ngeze ku Banyarwanda n'Abarundi. Yego. Kugira ngo bamenye uko bagomba gusenga Imana. Reka tugushimire, ahasigaye tugusabe kugira ngo ubanze usenge Imana, kuko mbere na mbere Imana niyo ya mbere. None umara gusenga ubundi tuguhereza umwanya utambutse message uko Imana yaziguhaye. Karibu. Murakoze cyane. Reka dusenge. Mana yacu, Mana nziza, Mana y'urukundo, Mana y'inyembaraga, turagushimiye kuko wabanye natwe ukaba waturinze. Tugushimiye ko warinze Abanyarwanda, tugushimiye ko warinze abantu bose batandukanye, abo waremye bose wabarinze. Mwami, nta gikuba cyacitse. Mana nuhabwe icyubahiro. Twese hamwe ro waturinze, komeza kutugirira neza, uduha imbaraga, uduha amavuta, uduhe umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ijambo ryawe ribashe gutambuka. Kandi nyakubahwa Imana, nyemerera nkubere Uwiteka Imana yacu umugendo unyuzemwo amazi agere ku bwoko bwawe. Natwe dusenze twizeye izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane, tuguhaye karibu. Murakoze. Reka dusome igitabo cy'umuhanuzi Samweli wa mbere. Samweli wa mbere ibice ni 3 ku murongo waho wa 2 turasoma. Icyo gihe Eli yari atangiye guhuma, atakibona. Bukeye mu maryama ajya ku buriri bwe, itara ry'Imana ryari ritarazima, kandi Samweli yari aryamye mu rusengero rw'Uwiteka aho isanduku y'Imana iba. Maze Uwiteka ahamagara Samweli, nawe ati karame. Arirukanka asanga Eli, ati nditabye kuko umpamagaye. Eli ati singuhamagaye, subira kuryama. Nuko asubira kuryama. Uwiteka yongera guhamagara Samweli, arabaduka asanga Eli, aravuga ati
nditabye kuko umpamagaye. Aramusubiza ati mwana wanjye singuhamagaye, subira kuryama. Ariko Samweli yari ataramenya Uwiteka kandi atarahishurirwa ijambo rye. Uwiteka ahamagara Samweli ubwa gatatu, arabaduka asanga Eli ati nditabye kuko umpamagaye. Maze Eli amenya ko ari Uwiteka uhamagaye uwo mwana, niko kubwira Samweli ati genda subira kuryama, niyongera kuguhamagara umusubiza uti Uwiteka avuga kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Nuko Samweli asubira kuryama aho yarari. Maze Uwiteka araza ahamagara aho aramuhamagara nk'ubwa mbere ati Samweli, Samweli. Nawe ati mbwira kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Nuko Uwiteka abwira Samweli ati dore nzakora ikintu mu Isirayeli, uzacyumva wese amatwi ye azacura injereri. Uwo munsi nzasohoreza Eli ibyo navuze ku nzu ye byose, uhereye mu itangira ryabyo ukageza mu iherezo ryabyo. Imana yacu tugirire neza. Uwiteka arangije yitegereza Samweli, aramuhamagara. Arangije kumuhamagara aramubwira ati mwana wa Uwiteka ahamagara Samweli, ariko amuhamagaye bwa mbere ntiyamenya yuko ari Uwiteka umuhamagaye. Arongera ahamuhamagara bwa kabiri, yitaba Eli. Nawe aramubwira ati nditabye kuko umpamagaye. Ariko Eli ntabwo yari azi yuko Uwiteka ari guhamagara uwo mwana. Hanyuma Uwiteka arongera ahamagara Samweli ubwa gatatu, maze Samweli nawe aritaba. Arangije kwitaba asanga Eli, aramubwira ati nditabye kuko umpamagaye. Muri ako ka mwanya Eli amenya yuko Uwiteka ari we uhamagaye uwo mwana. Mu by'ukuri Uwiteka yahamagaye abantu benshi, yarabahamagaye abaha umurimo ngo babashe gukora umurimo w'Imana, ariko ntabwo bari gukora umurimo w'Imana uko Imana ibishaka. Imana yacu tugirire neza. Uwiteka yongeye guhamagara bundi bushyashya, agiye kongera kwitoranyiriza umwana witwa Samweli, kuko ari umuntu wasenze. Hana yarasenze mu gusenga kwiwe, Imana imuha umwana witwa Samweli, hanyuma mutura Uwiteka. Aka kanya rero Uwiteka ahamagaye umwana witwa Samweli ngaza akorera Uwiteka, kuko bene Eli banze gukorera Imana, bashaka kwigomera. Ndetse niyo bazanye ibintu bitandukanye byo gukoresha umurimo w'Imana, bene Eli barabifata bakabyitwarira, bakabijyana ahantu hatandukanye ku mazu yabo. Ariko Imana irababaye, ije kwitoranyiriza undi mwana witwa Samweli, ije kwirobanurira, igiye kongera guhamagara bundi bushyashya. Imana yatugirire neza. Uyu munsi wa none abantu bagakwiriye kwibuka ahantu Imana yagiye ibakura, uburyo ki yabahamagaye, uburyo ki yabahaye akazi, bakamenya uburyo ki bakwiriye kuyisenga no kuyambaza. Imana yatugirire neza. Uwiteka agiye kongera guhamagara undi mutambyi mukuru, agiye kongera guhamagara, agiye kongera kwimika, kubera ko abo yimitse bamugomeye bakanga kumukorera. Imana yatugirire neza. Uwiteka agiye guhamagara mu izina rya Yesu Kristo. Hari bamwe bagiye kuva mu mirimo yabo bakoraga kubera ko basuzuguye Imana, ntibakora inshingano zabugenewe bari bahamagariwe. Imana yatugirire neza. Reka dusome igitabo ubutumwa bw'isiko bwanditswe na Matayo, twumve amagambo ahari, uburyo ki atubwira. Hanyuma niturangiza turasenga. Uwiteka agiye guhamagara abakozi b'Imana, agiye guhamagara bundi bushyashya, kubera ko abariho barimo kumugomera, bakaba batari gukorera Imana neza. Imana yatugirire neza. Ubutumwa bw'isiko bwanditswe na Matayo, igice cyaho cya 25 ku murongo waho wa 15 haravuga ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'abagaragu bahawe itaranto. Imana yacu tugirire neza. Amina.
aha umwe itarano eshanu, undi amuha ebyiri, undi amuha imwe, uko umuntu ashoboye arazinduka. Uwo mwanya wahawe itarano eshanu aragenda arazigenza, agenzuramo izindi tarano eshanu. N'uwahawe ebyiri abigenza atyo, agenzuramo izindi tarano ebyiri. Ariko wahawe imwe aragenda acukura umwobo, ahishamo itarano ya shebuja. Maze iminsi myinshi ishize, shebuja wabo bagaragu araza abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Imana yatugirire neza. Uwiteka Imana yacu agiye kuza, aje kugaruka, aragarutse. Ngo hariho umuntu umwe wari umutunzi, arangije ahamagara abagaragu biwe abaha amatarano kugira ngo abashe kuyagenza. Ariko mu by'ukuri umwe wahawe eshanu yarazigenje akuramo izindi tarane eshanu ziba 10. Wahawe ebyiri arazigenza akuramo itarano zindi ebyiri ziba 4. Uwahawe itarano imwe ngaragenda arayizika. Imana yacu ije kureba ko impano yaguhaye kuri kuyikoresha neza. Aje kureba ko impano yaguhaye yuko utari kuyicuruza. Muri iyi minsi ibintu bireze, abantu urababwira ati muze muvuge ubutumwa, musengera abantu, barangiza bakavuga ati icyo dushaka banzu dusigira amafaranga na makeya dusiga mu rugo. Ariko ibyo ngibyo ntabwo byagakwiriye kubaho nk'abakozi b'Imana. Uyu munsi wa none rero Imana irimanukiye, ije kureba ko ibyo bavuga kari ukuri. Imana ije kubarana nawe ku itarano yaguhaye, ku murimo w'Imana, ku impano yaguhaye. Imana ije kureba umurimo yaguhaye ukukora neza. Imana yatugirire neza kandi Imana idufashe. Bene data, nimukanguke mugarukira aho ngaho. Bene data, nimukanguke mwibuke ahantu Imana yadukuye, mwongere mugaruke mukorera Imana hakiri kare, dore yuko bugiye kwira. Ariko Uwiteka Imana yacu ndakwifuriza yuko waba maso ugakorera Imana uko byagenda kose. Imana yatugirire neza. Bene data, itarano Imana yaguhaye urimo urayigenza gute? Urimo urayigenza gute? Urimo uragurisha impano Imana yaguhaye? Gusengera umugwayi na amafaranga. Imana yatugirire neza. Ari ikintu cyababaje Imana muri iyi minsi. Uyu munsi wa none mu by'Imana yaguhaye, iyo ugiye gutura ugenda wiyerekana imbere ya pasiteri yuko uje gutura. Ariko mu by'ukuri urimo kuvuga ngo uratura umuntu. Ariko mu by'ukuri Imana yarabagaye ngo kubera ko mutura abantu mwatuye Imana. Imana tugirire neza. Ngo ntimugitura Imana ahubwo musigaye mutura abantu. Abo bantu n'ab'Imana ije kugira gute? Ije kwirebera ko ibyo bavuga abantu yuko ari ukuri, kandi uko biri buze kugenda kose Imana iramanuka irebe. Mwene data, fata ituro ryawe ugende uture neza n'umutima ukunze, utagiye wiyerekana imbere ya pasiteri uvuga ngo nkuzaniye amaturo. Undi nanone agahaguruka avuga ngo agiye gutura pasiteri, akaza yikaraga imbere ya pasiteri ngo amwereke ukamuzaniye amaturo. Ariko mu by'ukuri ibyo byose Imana yarabigaye. Imana yatugirire neza. Uyu munsi wa none bimeze gute? Ku mutwara Imana yaguhaye bimeze gute? Ese uri kumwubaha uko bikwiriye? Iyo ni itarano Imana yaguhaye ukwiriye kumufata neza ukamwubaha. Mu by'ukuri iri joro Imana yanyeretse umuntu ari mu kabande mu butayu ahantu, arangije arataka cyane arira. Hanyuma abandi bagabo baramwegera, barangije kumwegera baramwitegereza, bamubaza ikibazo. Arangije avuga ikibazo cy'uko umugore we ari kumuhoza ku nkeke. Haza undi mugabo, barabagabo benshi, undi mugabo yarameze nk'umusazi, arangije araseka cyane. Arangije guseka, Imana irangije irambwira ati buriya umugabo nyamugabo ntabwo yaseka uriya mugabo, kubera ko abagabo muri iyi minsi benshi cyane bafite ikibazo mu ngo, abagore babo abadamu
babo bari kubahoza ku nkeke. Hanyuma rero uri guseka ni umusazi, ntabwo azi ibyo ari byo. Bene data, wari umukeneye, uyu munsi wa none ukwiriye kumwubaha kugira ngo mukomezanye iby'uru rugendo. Yaba ari umupagani, yaba ari ukijijwe, abagabo muri iyi minsi bafite ikigeragezo cyo mu rugo, ariko Imana yo mu ijuru ibatabare kandi basenge biturize, Imana izabirangiza. Reka turangirize mu gitabo cya Mika 6 ku murongo waho wa 3 n'uwa 4. Reka dusome Mika 6 ku murongo waho wa 3 n'uwa 4. Yemwe bwoko bwanjye, nakugize nte? Icyo nakuruhijeho ni iki ukimpamye? Nakuzamuye nkuvana mu gihugu cya Egiputa, ndakurokora ngukura mu nzu y'uburetwa, nohereza Mose na Aroni na Miriyamu imbere yawe. Imana yatugirire neza. Uwiteka arangije ari kutwibutsa yuko yatwoherereje Mose na Aroni. Imana yacu tugirire neza. Mose na Aroni nabagereranya perezida, nkabagereranya n'abagenerali, nkabagereranya n'abakoloneli, nkabagereranya n'abasirikare bakomeye n'abandi basirikare batoya batabaye kino gihugu cyacu ubwo abantu bari mu bihugu bitandukanye barazimiye, baratatanye. Hanyuma Uwiteka atera imbaraga abayobozi bacu, igihugu cyacu barakigarura, kigarukamwe amahoro, kigarukamwe umutekano. Ubu dusigaye turya tukaryama, ariko bene data turibagiwe ahantu Imana yagiye idukura. Bamwe baragenze bagenda ishyamba rinini bacugwa n'indege. Izo ni imbaraga Mose yari yahawe yo kugira ngo agukure mu ishyamba rya kure. Imana yatugirire neza. Ariko ukimara kugera mu gihugu cy'iwanyu, ubu usigaye uryama ukisinzirira, ibintu mbese waribagiwe. Ariko Imana ije kukwibutsa, lave metutejeze veme, Imana ije kukwibutsa ya mirimo yose yagiye gukorera uri mu ishyamba, uri mu gihuru, uvuga ati nani Imana nindokora nzayikorera. Ariko uyu munsi wa none kujya gutura Imana usigaye ugenda wiyerekana imbere ya pasiteri, nje gutura pasiteri, ugatura umwana w'umuntu aho watuye ituro rya uvuga ngo ndituye Imana yankuye mu ishyamba, ndituye Imana yangaburiye shonje. Lave metutejeze veme. Uwiteka arababaye. Bene data, mukanguke mugarukiraho, mwibuka ahantu Imana yabakuye, mwongere mwibuke mugarukiraho ngaho mukorera Imana, mwibuke imbaraga z'Imana zabakuye mu bihugu bitandukanye mukagaruka mu gihugu cyacu cyo mu Rwanda, tukaba dutuye, tukaba dutunganiye, tukaba mbega dutuje, nta kibazo dufite. Imana yatugirire neza. Nubwo waba ufite ikibazo uri kwa muganga, nizera kuzakira. Imana yatugirire neza. Mu by'ukuri wongere wibuke umuhigo wahize umudamu ari kwa muganga yagiye kubyara, wongere wibuke uburyo ki watatse ati nundengera umugore nzagushima. Wibuke madamu uri ku gatanda uvuga ati Mana nje nunkuru hano nzagukorera, ariko uyu munsi uribagiwe kubera ko yagukijije, yagukuye mu bitaro ukabumeze neza. Imana yatugirire neza. Abantu twibagiwe ibintu twasezeranye n'Imana, twibagiwe ibintu twavuganye n'Imana. Abantu baribagiwe, abashumba baribagiwe, bibagiye yuko ari bo bahamagawe n'Imana, Imana ikabaha akazi, baribagiwe. Ariko Imana yacu tugirire neza. Imana yarambwiye ngo muri aya mezi 20 ari imbere yacu igiye kongera guhamagara umwana fubyi, kuko bararira, abantu benshi bararira. Ariko bene data, mureke dusenge, kandi amasengesho yanyu yageze ku Uwiteka. Niyo mpamvu igiye kongera kwimika bundi bushyashya. Uriho uko byagenda kose nta gihe agomba kuyobora, ahubwo Uwiteka agiye kongera guhamagara, agiye kongera kwimika. Imana yatugirire neza. Bimeze gute? Ndimo ndasenga saba Imana ngo yongere yimike bundi bushyashya, laveme. Ariko uko byagenda kose Uwiteka aramanutse, agiye kwimika abayobozi, agiye kwimika abashumba, agiye kwimika abagore. Dore yuko abayobozi bamwe na bamwe mu kirere cyo hejuru, abayobozi bakuru bamwe agiye kuvaho, n'abadamu bakavaho, hanyuma hakongera hakajyaho undi muyobozi mwiza ugomba kuzakorera Imana mu gihe kiri imbere. Imana yatugirire neza. Hanyuma ro wa mugabo we ugiye gukorera Imana, wa mudamu we umwungirije, ndagira ngo muzakorera Imana, muzafasha abakene, muzafasha abapfakazi, muzafasha
muca ipfubyi kubera ko muhamagawe mu gihe kiza kandi mu gihe kigoye. Imana yatugirire neza. Hari ibyo mukwiriye gukora rero, hari n'ibyo mukwiriye kubaka muri iyi minsi, abantu bakaza bavuga neza nk'uko Samweli yahamagawe agakorera neza Imana. Uyu munsi wa none Uwiteka agiye guhamagara. Uyu munsi wa none ndimo ndasenga sengera n'u Burundi kubera ko Imana yarambwiye ngo hari undi muperezida ugiye kuzajyaho. Uyu muperezida ndimo ndamusengera kugira ngo azabashe gucyura impunzi ziri ahantu hatandukanye. Uyu muperezida ndimo ndamusengera kugira ngo azabashe gukora ibyananiranye byose, hanyuma abarundi nabo bazabona umutekano n'amahoro mu mitima yabo. Imana yatugirire neza. Bene data, tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana, ariko mwibuke aho Imana yabakuye, mwibuke mu ishyamba, mwibuke mu bihuru, mwibuke uburyo kimwari mwarabangiye amaguru ingata mukazi amaguru mukayabangira ingata, mwibuke uburyo kimwatashye mu ndege, mwibuke ahantu mwari muri, mwibuke uburyo kimwaburaraga, ariko ubu muri mu gihugu cyanyu, muri amahoro, muratuje, muroroye, muracuruza bikemera, muraryama bikemera. Imana yatugirire neza. Wasezeranye n'Imana yuko Imana niguha akazi uzayikorera, ariko usigaye uvuga ati nta mwanya afite. Ariko Imana ije kukwishyuza laveme tutejezeveme. Imana ije kwishyuza abanyarwanda imirimo n'ibitangaza yagiye bakorera. Jezeveme la saiveme no javeme. Imana ije kwishyuza abanyarwanda imirimo n'ibitangaza yagiye ibakorera. Imana irihagurukiye mu gihugu cyo mu ijuru, ije gutambagira iki gihugu kugira ngo Uwiteka Imana yacu yongere yitambagirire, yongere yirebere ibyo mwasezeranye yuko ari ukuri. Reka dusenga Imana. Reka dusenga Imana. Wibuke aho Imana yagukuye, nurangiza ubitekerezeho, wongere ugarukira Imana. Wibuke mushumba ahantu Imana yagukuye, wongere witekerezeho, kuko Uwiteka arambwiye ngo aje gukuramo umushumba umwe, namara kumukuramo abandi muzamenya guca bugufi, abandi muzamenya kumukorera muciye bugufiya. Mwarizamuye mwizamura ibitugu, ntimugikorera Imana iby'ukuri, ariko Uwiteka Imana yarababaye, niyo mpamvu ije gukuramo umushumba, hanyuma abasigaye muzakorera Imana. Uko byagenda kose Uwiteka agiye guhera hejuru mu bushorishori, aramanutse. Ibyo abahanuzi bahanuye mwarabipinze, ariko Uwiteka agiye kumanuka. Reka dusenge Imana, dusengera igihugu cy'u Burundi, hanyuma Imana yongere yitoranyirize umuperezida ugomba kuyobora ubwoko bw'i Burundi, dore yuko buhora butaka. Hanyuma reka twongere dusenge Imana, hanyuma mu by'ukuri intama zongere zibone umushumba mwiza wo kuragira intama z'Imana. Imana yatugirire neza. Yesu Kristo rero agiye kuza, murabarana uko byagenda kose, muzabarana. Nimba waramukoreye neza azaguhemba ibihembo byiza, ariko nimba waramugomeye ugakora nabi, Uwiteka arakwirukanye, agukuye ku kazi. Mana yacu, Mana nziza, Mana y'urukundo, Mana y'inyembaraga, tugushimiye umwanya mwiza, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye uburyo kiwabanye natwe ukaturinda muri iri jambo. Mana nuhabwe icyubahiro. Ubutumwa bwawe rero turabutambukije, nibugere ku mahanga yose, bugere ku banyarwanda. Ibyo mwasezeranye Mwami, ubibutse imirimo n'ibitangaza wagiye ubakorera. Data bujuro mu ijuru, dusenge ibihugu byose byo hanze kugira ngo nabyo bigirire neza, ubihe umutekano, ubihe amahoro, kuko Imana ishobora byose. Dusengeye no Burundi rero kugira ngo Uwiteka Imana yacu ubagenderere, ubahe kureba kure, babashe gutora undi muperezida mwiza, kuko Imana ishobora byose. Uko byagenda kose, ejo n'ejo bundi nzi neza kuzabaho umuperezida mwiza ugomba kuyobora ubwoko bw'abarundi. Urakoze rero, dushyigikire Data bushiro mu ijuru, ushyigikire buri muntu wese, twese hamwe dushyigikire nk'Imana, natwe dusinde twizeye izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane ku butumwa bwiza uduhaye, ku butumwa bwiza utanze. Umuntu yakwifuza kuvugana nawe cyangwa se akifuza gusengana nawe, sinzi niba ariko ntabaciye mu ijambo, sinzi niba mwari musoje, ariko ntacyo, nimba hari ikindi mwenda kuvuga murakomeza muvuge, ariko nagira ngo mutambutse nimero ya telefone kugira ngo wabakenera abe yababona mu buryo bworoshye. 0783 5 3 13 90 iya Tigo 0722 5
62 925 ndumva ari izo 07 02 5 62 0925. Imana itugirire neza. Icyo nabifuriza nuko mwakomeza mukibuka aho Imana yabakuye kugira ngo Imana ibashyigikire. Nongera kubabwira ngo dusengere ADPR kugira ngo itazazamo umuvurungano, ariko uko byagenda kose Imana izi byose. Muri amezi 20 harimo umuvurungano, harimo no kwimika abandi bashyashya. Imana itugirire neza. Murakoze. Urakoze cyane, reka tugushimire. Hanyuma nshuti zacu mudukurikira umunsi ku munsi, mwumvise ubutumwa udafite icyo wasobanukiwe wahamagara kuri iyo nimero, cyangwa se ushaka ko umukozi w'Imana gusengera, birumvikana ko ari umunyamwuka, aho waba uri hose yatambukije nimero ye, inaboneka kuri WhatsApp, yashobora gufatikanya nawe, cyangwa se ari n'inama ushaka kumugira, cyangwa se ari n'ubundi bufasha, kuko muri uru rugendo turafashanya mu buryo bwose bushoboka, ndetse rimwe na rimwe hakabaho no kwitanga kugira ngo dukomeze uyu murimo wa data. Mukozi w'Imana urakoze cyane. Murakoze, turabashimiye. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen.